Kiriku n'ingufu z'umutima. Intego y'uyu mwandiko cyangwa se iyi nkuru ni uburere, icyerekezo, ubutwari ndetse n'umuco. Muraho neza abana beza n'abantu bakuru batuye isi yose. Mureke twicane tubabwire inkuru idasanzwe y'umwana muto ariko w'intwari witwa Kiriku. Kiriku si umwana usanzwe. Afite ubwonko nk'ubw'umugabo, umutima nk'uw'intwari, n'ubugwaneza bumeze nk'ubwa nyina. Iyi nkuru yitwa Kiriku n'ingufu z'umutima. Hari umudugudu muto mu misozi y'amajyepfo ya Afurika. Umudugudu wari waratewe n'amashitani, amazi yarakamye, ababyeyi baririra abana babo ko Karaba, umugore w'umurozi, yari yarababujije umudendezo. Bukeye umugore umwe abyara umwana, ariko umwana akivuka avuka azi kuvuga, avuga ati nitwa Kiriku. Abantu barumirwa, ababyeyi baratangara uko yavugaga, uko yatekerezaga, akanasoma n'ibimenyetso. Umusaza mukuru mu mudugudu aravuga ati uyu mwana afite impano yihariye, ntituzamubuza gutera imbere. Mu mudugudu Kiriku yavukiyemo amazi yari yarakamye, imvura ntiyagwaga. Karaba yari umugore ufite ubushobozi bwinshi, akoresha n'amarozi menshi cyane. Yarakoresheje amarozi atuma abagabo bose baba bacakara. Abantu baracecetse, nta kirori, nta kubyina, nta n'umuhanda wajyaga muri uwo mudugudu wari ukigendwa. Umugore washakaga kuvoma yahingukaga afite ubwoba. Abana ntibakinaga, ntibasabanaga, bari bigunze. Kiriku yakuze atuje ariko yitegereza, yumva, abika mu mutima. Bukeye yabwira nyina ati mama, kuki dutinya umugore umwe? Nyina ati Karaba afite imbaraga zikomeye cyane. Kiriku ati nta bantu batinyuka, nta guhinduka kwabaho. Kiriku ahitamo guhaguruka, ahambira agakapu, ajyana amazi, igikoma n'agace k'igitoki. Avuga ati ngiye kureba Karaba, ngiye kumubaza impamvu atubuza amahoro. Yambuka umugezi, yambuka imisozi, agera mu ishyamba ry'inzoka, ariko ntizamubona. Arahanyura, inyoni iravuga iti wa mwana we ntugende. Kiriku ati ubwoba bw'inkoko ntibwica intare. Mu nzira ahura n'imbeba, imbeba iramubwira iti Kiriku urashaka gutabara umuryango wawe, ugomba kwihangana no kwirinda amagambo menshi. Kiriku abikoza mu mutwe ibyo byose imbeba imubwiye. Kiriku arasinzira munsi y'igiti kinini. Mu nzozi abona umusaza wambaye imyenda yera afite inkoni. Umusaza aramubwira ati Kiriku, ingufu za Karaba ntiziva mu mbaraga, ziva mu gahinda ke. Ntuzamutsinda ugiye kurwana nawe. Icyo uzamutsindisha ni ukumutega amatwi ukamwumva neza. Akanguka atuje, akomeza urugendo. Agera ku musozi muremure, humvikana amajwi y'abarira. Hari ibiti birira amarira menshi cyane. Hari igitare kivuga, aravuga ati aka gahinda k'umudugudu wanjye kose ntigakwiriye kwiturwa agahinda Karaba afite. Kiriku ahingukira ku muryango munini w'umusozi, niho Karaba yari atuye. Hari ibirindiro, ibisimba n'intebe z'izahabu. Arakomanga. Umurinzi w'ubwami ati ninde uri hano? Kiriku ati ni njye Kiriku, naje kuganiriza umwamikazi. Karaba ahinguka ashavuye, afite amaso y'umwijima ati wa mwana we ntuzi ko abantu bagerageje kunshyikira bagapfa? Kiriku ati sinje kurwana, ahubwo ngenje kumva. Karaba araceceka, ibirimi bye biratuza. Amarira y'ibanga atera mu jisho rimwe. Kiriku aricara imbere ye, bavugana batavugana, amaso yabo arebana. Karaba aravuga bwa mbere ati Kiriku, ubajije utabaza, uzajye wumva aho abandi babarizaga. Amubwira ko yababaye kubera umugabo wamwiciye umuryango we. Nuko bukeye, nuko yiyemeza kurinda inzira ngo atazongera kubabara. Kiriku aravuga ati umuntu utababarira aguma mu munyururu yiwe, cyangwa se akaguma mu minyururu y'amateka yiwe. Niba ushaka amahoro, banza usohoke mu mwijima wawe. Karaba aratuza, inkuba ziratuza, umuyaga urahagarara, inyoni zose ziraguruka. Aseka bwa mbere. Bana beza rero, iki cyari igice cya mbere cy'inkuru ya Kiriku.
ntekereza ntashidikanya yuko iki gice mukuyemo isomo ryihariye, isomo ritangaje cyane kuri iyi nkuru igice cya mbere cya Kirikou. Mumenye ko intwari atari umuntu ufite intwaro, ahubwo ari umuntu ufite umutima wumva, akumvira n'abandi, ababurira, agahindura isi. Mwandike ibitekerezo munyuze muri comment, mushyireho like, share ndetse na subscribe, musharinge n'abandi bana iyi nkuru ya Kirikou. Dukomeze n'igice cya kabiri. Mu gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe aho Kirikou azerekana ubushobozi, agakiza Karaba, akanakiza umudugudu we wose. Kirikou igice cya kabiri, intego yacyo ni ukwiyubaka, gutanga imbabazi, ubutwari ndetse n'ubumuntu. Kirikou amaze kugera kwa Karaba akanamwigisha, yahisemo kugaruka mu mudugudu. Abaturage bose bari bamutegereje batazi uko byagenze. Abaturage bamubonaga nk'utazagaruka. Kirikou agenda yambuka imisozi n'ibibaya, agera mu mudugudu w'iwabo. Abana bamubonye baramwirukira, bamufata amaboko bamwenyura. Umwe ati, wagarutse Kirikou we, kutatinye Karaba? Kirikou ati, sinagiye kurwana, nagiye kumva, kandi narumvise pe. Abakuru baraterana, Kirikou aricara ku mbuga hagati, avuga inkuru ya Karaba uko byagenze byose. Abwira ati, bana banjye, abantu bamwe baba babi, si uko babyifuza, hari ibikomere bitigaragaza. Kirikou yigisha abana uko bategura imirima, afasha abagore gutwara amazi. Umusaza umwe aravuga ati, uwo mwana afite ubwenge budasanzwe. Amazi atangiye kugaruka, imvura iragwa, ibiti bitangira gushibuka. Abaturage bongera guseka, kuririmba, n'abana basubira mu mikino. Hari ubuvumvu bushya bwatangiye, inzuki ziragaruka, ibyatsi biramera. Kirikou yiga kumvira abandi, ariko atangira no kwiga gutegura abandi kuzamusimbura. Karaba mu bucece bwe atangira gutekereza, nta muntu arongera gutuma mu mudugudu. Asohoka hanze, areba izuba, akumva ubushyuhe atari ubw'intonganya. Yicara ku gasozi, areba ku butaka bwo hepfo, yibuka amagambo Kirikou yamubwiye, ati umuntu utababarira aguma mu minyururu y'amateka yiwe, ni ukuvuga ngo ahora aboshywe. Karaba ahamagara Kirikou, arongera amutumaho nk'umutoni, ati, Kirikou, sinigeze ntekereza ko hari umuntu ushobora kunyumva. Kirikou yicara iruhande rwe, baraganira igihe kirekire. Karaba aravuga ati, nahoraga mfite ubwoba, naratakaje umuryango wanjye, ntekereza ko kwihorera ari cyo gisubizo, ariko siko biri pe. Kirikou ati, igihe kirageze ngo usubire mu bumuntu. Karaba yahamagaye abacakara be bose, arababwira ati, muri abantu, mugende musubire mu miryango yanyu, mureke gutinya, mureke no kubabazwa. Abo bose bararira, bamusigira impano, bagenda buhoro. Kirikou aramubwira ati, ubu uri umwere, si uko nta kibi wakoze, ahubwo ni uko wamenye kukireka. Karaba aramwenyura bwa mbere, agaseka n'imisatsi gasandara nk'inkuba irenze. Kirikou ahitamo kuguma mu mudugudu, ariko noneho aba umutoza, yigisha abandi gukunda, kumva ndetse no gutanga. Asubira mu muryango avuga ati, nimutuze. Umugore wacitse intege aramwenyura ati, wamfashije kubona ko umutima ari wo mutungo nyawo. Abana baramukurikira, abakuze baramwubaha. Kirikou si umwana usanzwe, ni urumuri rw'abantu benshi, ni ijwi rituje ry'ukuri, ryuje umutima. Murakoze bana beza kuko mwumvise igice cya kabiri cya Kirikou. Mumenye ingufu z'ukuri zituruka mu bwumvikane, imbabazi n'urukundo. Niba wumva waratumye umuntu yisubiraho, wabaye intwari nka Kirikou. Sobanukirwa ko hari igice cya gatatu, aho Kirikou ahindura umudugudu wose isoko ry'icyizere n'iterambere. Kanda like, share na subscribe. Ntiwibagirwe gushyira comment yawe kuri iyi nkuru, kugira ngo twumve ibitekerezo, twumve ibyifuzo mufite bana batoya kuri iyi nkuru ya Kirikou. Nitwumva ari sawa, tuzabikomerezaho n'ubutaha.
dutangire iyi program yo kujya dukora story ya Kirikou, inkuru ishimishije cyane, inkuru y'abana kandi inkuru nziza yuje cyangwa se irimo ibyigisho byinshi cyane, irimo ubutwari, guhinduka, kubana neza n'abantu, gutanga ndetse no kugira neza nta nyungu ubitegerejemo. Bana batoya, mbibutse ikintu kimwe, kubaha ababyeyi nicyo kintu cya mbere cy'ibanze. Mugomba kubaha ababyeyi banyu, mukabakunda kandi mukumva ibyo bababwira byose. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Ntaragenda nagira ngo mbibutse yuko aka kanya kuri Ngoma Ijana Channel ushobora kunyura muri comment ukatubwira ati ndashaka ko muzankorera uyu mugani, ndashaka ko muzankorera iyi nkuru, ndashaka ko muzanganiriza ku mateka ya Naya, cyane yuko ubu ngubu gahunda dufite ari yo kujya tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, tukaganira ku mwihariko w'igihugu cyacu, amateka yacu ahagiye atandukanye n'andi mateka y'ibindi bihugu. Tuzarebera hamwe abantu b'intwari bagiye baba muri iki gihugu cyacu, turebere hamwe abantu bagenda bavuga mu mateka cyane bagiye basiga ibintu bitangaje. Nk'urugero, ubu ngubu ntabwo dushobora kumenya ati se ibyobo bya Ruganzu bibikizi bimeze gute, aho yasize ikirenge, ese urutare rwa Kamegeri. Hari byinshi cyane tugomba kugenda tubereka, tukabiganiraho nk'amateka, kandi nizera yuko ibintu bizagenda bibafasha no muri education yanyu ya buri munsi. So ntimuzacike intege rero, mukomeze mukore kandi mukomeze mube sharp, mwumvire ababyeyi banyu, mwumvire abakuru, mwige neza, musome, kuko ubwenge bwose buri mu bitabo. Mujye no kuri YouTube channel, mukore like, mukore share, mukore subscribe kugira ngo dukomeze dufatanye kwagura uyu murimo wacu, dukomeze dufatanye kwagura gusigasira amateka, umuco ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye tugenda tubona muri iki gihugu cyacu. Ndabashimiye cyane rero. Ushobora kunyura muri comment ukatubwira igitekerezo wumva, cyangwa se icyifuzo wumva, cyangwa se icyo wumva dushobora gukora mu bihe bizaza, cyane yuko tugiye kujya dukora inkuru ziri animated noneho, ku buryo turashaka kuzikoramo nk'ama short movies, tukazikoramo stories, zikaza ari nka cartoon nyine zikoze neza. So ndabashimiye cyane rero, nimucike intege abana batoya ndetse n'abantu bakuru. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana iturindire igihugu cyacu. Imana irinde abanyarwanda bose bari hanze, Imana irinde abanyarwanda bose bari mu gihugu, iturindire abayobozi bacu, iturindire ababyeyi bacu, irinde n'isi yose muri rusange. Abana benshi cyane bari kugenda bahura n'ibibazo by'intambara ziri hirya no hino, inzara ziri gutera hirya no hino, dukomeza no gukomeza imiryango igenda ihura n'ibibazo nk'ibyo byose, kandi tunishimira umutekano uri muri ibi bihugu byacu, tunasaba n'Imana ko yatanga ituze mu bihugu by'ahandi, abana bakabaho neza, bakiga, bakabona indyo ihagije, bakambara neza, bagasabana, bagakina, bakishimana muri rusange. Murakoze, Imana ibarinde kandi bahoze mu biganza byayo. Ciao ciao.